Yes guys, hano rero twafasha kuri uyu munsi no kuvuga ngo igipangu muri kuri banga gifite system yo bwirinzi nta gisambo gishobora kuhiba bitewe n'iki ubu ngubu namutse ntambutse murabibona nta gisambo gishobora kuza kwegera inyubako kubera yuko uwo ari we wese uzaza ahangaha atabyemerewe azahita afatwa na rero system yacu dufite kwa ngo ni zone itemewe. Guys, urikubona ko ari ibintu byiza cyane kana subscribe kwa Innovation Hub dufite ibintu byinshi cyane tugomba gukoraho like AI, machine learning and IoT in general n'amashanyarazi byose urabibona ko ari ibintu byiza. Thank you very much. Innovation Hub uyu munsi tubafitiye ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya. Umuntu wese ufite igipangu ateka ikaritsiye yose waba utuyemo, ndagira ngo nkwereke uburyo ushobora system ushobora gushyira ku nzu yawe kugira ngo ibisambo bitazakwiba. Mu by'ukuri iyo igisambo cyegereye ya nzu yawe ukahita ubona wumva impuruza cyangwa message ukanayibona kuri telefone ubishatse, ku buryo uhita umenya ngo hari umuntu wegereye hano hantu kandi atahemerewe. Rero reka tugendane n'ibikoresho turi bukoreshe nk'uko iyi nzu tumaze kuyimenyera abakurikirwa Innovation Hub. Ni ukuvuga ngo iyi ni installation isanzwe igizwe n'amatara yo hanze, ikaba ifite icyo twita nka sonore. Iyi ni sonori iri buze twarabyerekanye ukuntu tuyestara mu mavideo yacu yabanje. Hanyuma nimba ufite igipangu icyo ari cyo cyose kiba kiriho ano matara yo hanze, ushobora kubishyiraho na sonore rimwe wakunda umuntu aza gukomanga igipangu, ashobora no kuyikoresha muri security. Hanyuma security system rero aza kudufasha iki? Umuntu naza kwegera hano muri no area ku nzu yawe, ni ukuvuga ngo irahita ihuruza. Nimba ari nka gihe cya nijoro ushobora kuyishyiraho mu gihe cya nijoro kugira ngo wa muntu naza kwegera ya quartier yawe atemerewe kwegera, impuruza ihite iza ikubwire. Turifashisha ibikoresho muri kureba aha ngaha. Ni ukuvuga ngo icya mbere turi bukenere ni ukuba dufite ya nzu yacu, urayibona ko ari inzu nziza cyane. Iyi nzu rero ikaba yestaye ya matara yo hanze, yestayeho ya mpuruza yawe, ya sonori, yestayeho ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Hanyuma ukavuga ngo wenda hano mu gikari niho hari ibikoresho byanjye by'ingenzi bishobora kwibwa. Njye ndaje nkwereka ukuntu dushobora kuza tukabikora, tugashyiraho ubwirinzi kugira ngo umuntu uzegera muri kino gice wese izahite yatsa amatara na sonori nimba ari nijoro waryamye ihite imufata. Iyi system igufatira ibisambo mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma rero turi bwifashishe ibikoresho muri kureba hano hasi. Nk'uko bigaragara ni ukuvuga ngo iyi ngiyi tuyita one channel relay. Ni ukuvuga ngo ni relay imwe iraza kuduhuriza umuriro wa AC na control yacu. Iyi ngiyi tukayita ultrasonic, ni ultrasonic sensor. Iyi niyo sensor iri budufashe kuza kutwumvira bya bisambo byacu. Urabona ko ibihareba bimeze nk'amaso, ni amaso, ni nk'aho bayikoze muri forme y'umuntu, nkaho ibireba neza. Ikurubonye rero ihuruza abatifata umujura, afata umujura. Ikindi gikoresho kiri budufashe ni ngiyi, urabona ko turi bwifashishe twita Arduino Mega. Iyi ngiyi iraza kudufasha rwose. Hanyuma uyu ni umugozi wayo, ndaje mbere ukuntu tubihuza. Turaza gukenera power, umuriro uri buyisupplying, aka ni agaholder kayo. Hanyuma turaza kwifashisha n'izi nsinga muri kureba aha ngaha. Izi nsinga tuzita jumper wires. Hanyuma ikindi turi bukenere na pare ushobora kwifashisha uri gupima. Abakurikira rwa Innovation Hub ngira ngo murabimenyereye, twakoze amavideo menshi. Kandi subscribe aho hasi rero dutangirane no kubaka iyi circuit. Hanyuma rero nk'uko bigaragara aha ngaha uri kubona ko dufite za electronic component zacu. Ikintu cya mbere tugomba guhuza ni iki? Ni ukuvuga ngo urazufate ya Arduino yawe. Hano dufite na board. Iyi board yacu iraza kudufasha guhurizaho ya circuit yacu. Hanyuma icyo tugiye gukora, turaza ukareba kuri ya Arduino yawe
hano dufite digital pin nizo turi bukoreshe. Njye nahitamo gukoresha 6 na 7 n'9. kubera iki? Ni ukuvuga ngo ndaza gukeneraho iyi ni input device ifite pin enye. Ni ukuvuga ngo ndaza gushyiramo insinga zanjye ariyo urazana wenda hano handitseho ground, bivuze ngo ni negative, ugacomeka iyi ni ground nshyizeho, hanyuma nze no kuza mfate urundi rusinga, reka nkoreshe wenda urw'umutuku, urunguru ndaza ndufate ndushyire kuri VCC. Ni ukuvuga ngo ino ultrasonic yanjye igomba kuba izakoresha umuriro uturutse kuri Arduino. Iyi ni 5, iyi ni ground, iyi ni positive and negative. Umweru ni positive ijya kuri VCC, hanyuma ground ikajya kuri negative ya board cyangwa Arduino yanjye. Biba hehe rero? Ni ukuvuga ngo kuri Arduino ikindi kintu ngomba gucomekaho, iyi no ultrasonic yacu igira icyo twita trigger, nayo ndayishyiraho ibara ry'icyatsi n'uyu muhondo, ize nayo nyishyire ku cyo twita echo. Zino pin ebyiri nizo zidufasha kuza gutanga signal iraza kumva cya gisambo cyacu cyangwa ya object yanjye, hanyuma itange output muri ino echo na trigger. Hanyuma izindi zo ni supply ultrasonic, bikaba umaze gushyiraho insinga. Ndaza ground nyifatire kuri no board yanjye. Iyi ni positive yo hejuru, iyikurikiyeho munsi ni negative and positive. Hanyuma izi ngizi zindi zisigaye ndaza nzishyire kuri 6 and 7 kuri kit ya board yanjye. Biba byanditseho, ni ukuvuga ngo urabona ko ya 6 na 7 biri hano. Ni ukuvuga ngo ndaza imwe nyishyire kuri 6 and 7. Ni ukuvuga ngo uko turi kubireba maze guhuza Arduino na ultrasonic. Then ikindi ngiye gushyiraho ni iki? Ndaza gushyiraho ino relay. Iyi relay rero iraza kudufasha guhuza umuriro w'amashanyarazi kugira ngo uze guca muri relay izajya ifunga ari uko ultrasonic yacu yumvise cya kintu. Hanyuma nayo igira VCC, ikagira na ground, ikagira na in. Iyi in ni iraza kuza igakomanda microcontroller irahuzwa no, reka nyishyire ku 9. Iyo in nishyire hano ku 9. Ushobora gukoresha izindi pin zawe ushaka. Icyo tugiye gukora ni uko twebwe tugiye gusupplyinga ahangaha kuri VCC na ground. Biba bigaragara neza biriho kuri ya relay yawe. Then ubwo ndaza mfate kandi gasinga zita jump wires supplying VCC cyangwa ground, reka nkomeze nyitware ku icyatsi, hanyuma VCC nyihe ino gray. Wibuke neza yuko igomba gukora ari uko ifite umuriro, ariyo VCC na ground. Kandi twabonye ko ground ni icyatsi ahangaha, no ngo yari iyi ngiyi y'umweru, this is ground. Hanyuma VCC yawe iraza ari positive, ahangaha twe twashyize red. Hanyuma ikintu tugiye gukora ni iki kugira ngo bize gukunda? Tugiye kuza dufate ino Arduino yacu, tureba ahantu hari kuri ya 5, this is 5 in output, indi 5 ground ngiyi hano hasi biba bigaragara. Ni ukuvuga ngo iriya ni 5, hano kuri 5 niho tugafatira VCC, this is 5 na ground. Ground ni icyatsi, reka tube rero dukoresha, wacomeka kuri ground ukazana kuri negative, ya negative yawe ahangaha, hano ko zibaye insinga byinshi. Hanyuma ukongera ugafata indi jump wire, ugafatiye gusupplyinga 5. ureba muri mu nsinga zawe ufite like jump wires, male to male na female to female, bitewe n'ubwoko ufite. Uze ufate ya Arduino, ureba ahantu handitse 5 twahabonye, dore ngaha, ukaza ukahacomeka ya jump yawe, ukazana kuri ya positive hano kuri board yawe. Guys, ni ibintu byoroshye. Hanyuma icyo mbura ni iki? Maze gucomeka gutya, ndaza nkajya muri ya code yanjye, ngiye gufata code, cyangwa ndaza nkafata ya power, nkabanza gukenera machine kugira ngo
kiremo ya code iri bugumfashe ku porogaramu ino microcontroller. Kwanga uraza ugacomeka no mugozi ukaza ukawucomeka kuri USB port ya mashini gutya, hanyuma ukimara kuyicomeka urabona ko Arduino yawe iraka. Hanyuma ikindi ugomba kureba ko cyaka, ino relay igomba kuba iri kwaka like this. Nana ko ziri kwaka, iri kwaka, iyi ngiyi bivuze ngo yakiriye umuriro na Arduino yawe ikaba yakiriye umuriro gutya like this. Urabona ko ziri kwaka zose kubera ko bamaze kuzicomeka ku mashini yanjye. Guys, reka tugendere muri programming turebe uburyo tubikora. Ikaba icometse kuri gatandatu, ni ukuvuga ngo ahangaha ya alt pin, ingiyi ni output iza kuri no relay. Then iyi 9 urabona ncometse ku 9, comeka kuri gatandatu na karindwi. Izi ni pin ngira ngo abakoresha za Arduino zacu ngira ngo turabimenyereye, urabizi neza. Ahubwo ngiye cyo ngira ngo mbereke no guhuza uburyo dushaka kubikoresha mu rugo. Then ino direction tugomba kugira distance, ya ultrasonic izafata. Actually hano iyi ni void setup, uburyo Arduino yumva, uburyo tuzavuga ngo pin ti echo yanjye na output, echo ni input, then trigger ni output, na output pin ndafata ya Arduino. So icyo turi bukora hanga ultrasonic yanjye iraza gukora muri distance ingana gute, icyo ni kigomba gutindaho ukareba. Hanyuma reka mbereke uburyo ushobora kuza ukauploadinga za pin zawe. Code mwirebe muri description ya ino video, cyangwa comment muraza kuyisangamo. Then ahangaha uraza ukahita uploadinga cyangwa ukabanza ukaverifya code zawe unyuze hano kuri verify, ukaya verifya. Iyo nta error irimo ihita iba verified. Guys, ugomba gukora code zawe neza cyangwa ugakoresha izindi tuba twakoresheje nta kibazo. Ipi yanjye iraza gutanga output ari uko distance ibaye umuntu aje muri 50 distance. Nuko nimba nje haza muri range ya ultrasonic, uragihita ishyiraho wa muriro. Then ngayo nguko, reka rero dukomeze nkwereka ukuntu ushobora kuba tugiye gushyiraho none wa muriro wacu twifashishije umugozi na supply dufite. Biba byoroshye nawe wabikora urebye video rwose mu buryo bufatika. Rero baza ugafata umuriro wa AC usanzwe, nimba ufite raronge, nimba ufite ikindi kintu. Nuko ahangaha ngiye mfite umuriro wa AC wanjye usanzwe ndi gukoresha. Nuko ugomba kuba ufite supply y'iyi nzu, nawe ubwo ngubwo niyo uzafatiraho, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero iri muri description ukatubwira nimba ukeneye uyu mushinga tukawugufasha cyangwa tukawugukorera. Hanyuma ugize ikibazo twandikira muri comment aho hasi. Nuko iyo ugiye gucomeka relay yawe uraza ugafata umuriro usanzwe wa D70, kanifashishe uyu mugozi uri ahangaha, uraza ugacomeka muri AC. Nuko ikintu dukoresha ni iki, urafata urusinga, reka ngiye nkoresha urunguru rwa phase inze ncomeke muri common. Iyi common ni umuriro tunyuzamo, wa common. Nuko uraza ugacomeka hano kuri common ukinjiza. Nuko hano tugera no muri open no muri close. Relay twarayikoze muri video yacu yabanje, ariko ngira ngo n'ubu ngubu urabireba. Uraza ugacomeka iyi common yanjye ahangaha kuri relay. Ukaba ufite ibikoresho byawe hafi na turnovis, ugafungura kugira ngo unyuzemo ya AC ya kuri common. Rero ucishamo phase netere gaca ku ruhande. Ahangaha kuri common winjizamo urusinga ruri buze ruvuye kuri wa muriro wawe wa D70. Dukora ibintu bifatika guys, nanga ari bya bintu byo kuvuga ngo nukubyiga gutyo gusa ugakoresha ultrasonic ugashyiraho relay bikarangira utabikoze. Oya,
ahubwo tugiye gufata ikindi kintu twita ya output yanjye iri bujye kuri ya nzu. Dore ngiyi, iyi ni netere. Fate ya netere nyihuze, fate ya netere yanjye nyihuze na electrical installation ya nzu yanjye. Netere ica ku ruhande, hanyuma uru rwo ndaza kurucomeka muri normally open ya nzu. This is output. Nuko ngo umuriro nkeneye kuza gukontorora uraza kuza muri iyi nzu yanjye uburyo bworoshye cyane. Abadukurikirana ngo mumaze kubona ibintu byinshi dukoraho. Ushobora gukora kuri share ukaha mugenzi wawe uzi ukenera ibi bintu. Hano turashyira kuri normally open, kabanza ugafungura ya relay yawe kugira ngo insinga zawe zijyemo. Kubona ko urusinga rwanjye rumaze kugeramo, ugafunga kugira ngo rufate. Netere urabona ko twanyujije ku ruhande. Ya relay yanjye rero maze kubikora gutya, urabona ko mfite wa muriro wanjye wa AC. Ndaza ncomekeho ya power yanjye, then nze kumva ko nituza ya ultrasonic umuntu naza kwegera ahangaha iraza guswitchinga. Yes, urumva ko rero ihita igufata neza cyane. Bigaragara ku mubare wese wagikorera guys. Reka rero tubikorere finishing neza tuze kubereka mu mpera z'iyi video uburyo bimeze.